twongeye kugushimira Mana yacu kuba duhaye umwanya kugira ngo duhure ngaha kuri buri munsi duhure nawe udufashe twese abagiye gukwakira gukurikiza ugushaka kwawe tukumve kandi tukumvire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda. Imana anyuze ku rugo rwa Yozefu na Bikira Mariya kugira ngo idukize iduhe Yezu, natwe tureke ingo zacu zirindwa na Yozefu nibwo zizakomera. Ubwo kuri wa gatandatu tariki 19 Werurwe 2022 duhimbaza umunsi mukuru wa Yozefu mutagatifu, umugabo Bikira Mariya akaba n'umurinzi wa Kiliziya y'isi yose. Nanjye rero mfashwe n'amasomo abo umurinzi w'urugo rwanjye, umutima wanjye. Aya masomo atagatifu niyo agiye kubidufashamo. Isomo rya mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, wa 12 kugeza ku wa 14 n'uwa 16. Ijwi ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo: genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti, dore uko Uhoraho avuze, igihe iminsi yawe izaba yarangiye maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe, nzimika uza gukomokaho wowe ubwawe kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzubakira inzu izina ryanjye kandi zakomeza ingoma ye iteka ryose. Nzamubera umubyeyi nawe mbera umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomera iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 89. Mana udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzamubarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti, inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. We azanyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Mana udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Isomo rya kabiri ryo mu Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 4 umurongo wa 13, wa 16 kugeza ku 18 n'uwa 22. Bavandimwe, ntabwo ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranwa guhabwa isi yose ho umurage, ahubwo n'ubutungane butangwa n'ukwemera. Niyo mpamvu ari kubw'ukwemera isezerano ryabaye ihame, ritangwa ku buntu, rigenerwa urubyaro rwose, atari abishingikirije amategeko bonyine, ahubwo ndetse n'abishingikirije ukwemera kwa Aburahamu, we mubyeyi wacu twese, nk'uko byanditswe ngo, nakugize isekuru w'amahanga menshi. Yemeye Imana, yisubiza ubuzima bapfuye, igaha kubaho ibitariho. Yizeye ibidashoboka nyamara aremera, maze abatyo umubyeyi w'amahanga menshi, bikurikije rya jambo ngo, dore uko urubyaro rwe ruzangana. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 1 umurongo wa 16 kugeza ku 18, uwa 21 n'uwa 24. Nuko Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Dore uko Yezu Kristo yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu. Mu gihe batarabana, aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yozefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yozefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko wasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yozefu akangutse, abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yozefu akangutse, abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomera koko. Ngo mu karere kamwe, abagore babiri baherutse guhura, bari kuganira ku bagabo babo. Uburyo abagabo babo baba bacecetse. Nuko umwe araterura abwira mugenzi we ati, muvandimwe njyewe naragowe pe, uzi kubana n'umuntu mu nzu, ntazigera guha mwiriwe cyangwa mwaramutse, ntazigera kuvugisha, agahora acecetse.
akavugira ku mutsi w'iryinyo. Wamubaza byibuze amakosa yawe ngo ubashe kuyakosora, byibuze mwongere musabane ngo cwe, mukarya ngo cwe, mukaryama ngo cwe. Ayo meza ya cwe babyeyi, yajya kuvuga akakuvugisha urushyi, inkoni, ibitutsi, amacandwe. Ubanza njye natekereje ko ari nk'inshoreke yaba yaramuhaye nk'inzaratsi zikamujunjamisha. Mubyeyi narumiwe, ndibaza mu nzu nkisubiza, urugo ndimo narumiwe. Nuko undi mugenzi we aramusubiza ati, wa mugani uzi ko abagabo batameze kimwe? Njyewe wanjye yongeze tombora akaba acecetse ntacyo ari kuvuga. Muri iyo minsi niciye icyara, nanjye icyo gihe nirinda kumucokoza. Nuko najya kubona nkabona nzaniye igitenge gishyashya cyiza, najya kubona nkabona hashye sitoke y'ibiribwa byo mu rugo, ngizo za kawunga, umuceri, ibishyimbo, amavuta n'ibindi byinshi. Abana bakamerwa neza, tukamara kabiri turiho neza mu rugo. Nanjye rero umugabo wanjye acecetse, mba nzi ko ari gupanga ibisubizo, imigambi myiza mu rugo, kandi bikaba pe. Guceceka k'umugabo wanjye ni igisubizo kuri njye, kuko nyine mba nzi ko yiherereye ari gushaka ibisubizo by'urugo. Amen amen. Muri izi ngo urw'imbwa ni uruhe, urw'umugabo ni uruhe? Ese wo mugabo, guceceka kwawe mu rugo rwawe no kujunjama nk'uwari inzaratsi, cyangwa no kujunjama ngujunditse ibitutsi mu kanwa, n'umunabi, umushiha, ubugome, ari wo muvumo kandi w'urugo rwawe? Cyangwa guceceka kwawe bizanira ibisubizo urugo rwawe? Guceceka ni kwa guceceka bikiza urugo? Ibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, mwishime munezerwe. None uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Yozefu, umugabo Bikira Mariya yarinze Yezu na Bikira Mariya, abarinda ikibi mu ngorane, ndetse n'umurinzi wacu, kuko n'umurinzi wa kiliziya y'isi yose. Amen. Yozefu warakoze. Mu migenzo myinshi yaranze Yozefu mutagatifu, twamwigira tugashobora kubaka ingo zacu neza, ntizibe zubakiye ku muguruko. Yozefu yabaye intungane, umunyakuri, indahemuka, kubika ibanga, guhugukira umurimo umufashe gutunga urugo rw'i Nazareti. Ariko ibyo byose akabikora acecetse, nta rusaku, nta bombori babyeyi. Ni kuri uwo mugenzo mwiza wa gipfura akenshi dushobora kwibagirwa, uwo mugenzo wamuranze nk'uburyo bwiza yanyuragamo yuzuza umugambi w'Imana, imirimo uhoraho yari yaramushinze, inshingano ze akazubahiriza bucece, par le silence. Akenshi twagiye tugaruka ku migenzo myinshi myiza yaranze Yozefu, ariko muri aka kanya munyemere tugaruke kuri le silence de Joseph, dore ko mu ngo nyinshi muri iki gihe harimo za silence, niba ari zo mu muziki. Silence ku bagabo benshi, aho abagore bahere mu gihirahiriro dans le dilemme, niba silence y'abagabo babo ari y'ubugome, ari y'ububisha, cyangwa niba ari gutekerereza urugo ejo hazaza. Aha tukazirikana ko icyiza nta nduru kigira, le bien ne fait pas du bruit comme le bruit ne fait pas du bien. Ngo cyiza nta nduru kigira, ariko ikibi cyo kigira urusaku. Ushobora guceceka ugacecekana ubugome, umunabi. Iyi ngingo guceceka kwa Yozefu niyo tugiye kwibandaho, le silence de Joseph dans le plan salvifique de Dieu. Iyi silence rero niye gutumurikira kuri uyu munsi mukuru wa Yozefu mutagatifu. Mu masomo y'uyu munsi turazirikana uburyo Imana yujuje isezerano ryayo mu mugambi wo gucungura abantu, nuko ikanyura kuri Yozefu wo mu muryango wa Dawudi. Ubwami bwa Dawudi bushushanya ubwami bwa Yezu. Mu isomo rya mbere, Imana igiye kuzuza isezerano ryayo yagiriye Dawudi yo kuzamwubakira inzu, quelle est la maison de Dieu. Iyo nzu Imana iti, nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Amen. Iyi nzu bavuga c'est Jésus, ni Yesu, umwana w'Imana. Uwo ni Yezu wagenurwaga, wanyuze mu biganza bya Mariya na Yozefu. Kubera ubudahemuka bya Yozefu byatumye yakira Imana mu rugo rwe. Uwakiriye Imana wese aronka imigisha. Nubwo ntawe kumva Yozefu avuga muri Bibiliya, ariko ikigaragara yizeye Imana, amiringiro yashyize mu Mana, kuko Imana yidahemuka. Imana yamutoye ikamutuma, ikamutaka, ntabwo ihemuka. Nkuko n'intero ya Zaburi y'uyu munsi yabigarutseho ati, Mana udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Amen. Nubwo Imana abe yicecekeye ntacyo yavuze twebwe twumvise, ariko burya ibiri gukora byinshi. Guceceka kw'Imana bivuga byinshi. Ngaho umugore ati, iyo ngize Imana umugabo wanjye akiherera agaceceka, mba nzi ko hagiye kubabwa neza, ari gupangira urugo neza ejo hazaza.
ibisubizo by'urugo ku mugabo ucecetse, nk'uko na Yozefu nubwo aceceka ariko akomeza gushyira mu bikorwa imigambi y'Imana, kuko nyine Imana basezeranye ari indahemuka. Yozefu rero nawe afite ukwemera nk'uko aranze Aburahamu, kukamuhesha imigisha myinshi imbere y'Imana, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu abwira Abanyaroma, ubwo yavuze ati ntabwo ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranywa guhabwa isi ho umurage, ahubwo n'ubutungane butangwa n'ukwemera. Amen, amen. Yozefu nawe agize ukwemera bimuhisha ubutungane imbere y'Imana. Ntabwo ari ukujundika umushinya, ishyari, ubugome, umushiha bituma umugore n'abana bashobora kugutinya mu rugo, wowe wa mugabo we bakubona bagahungabana bakirukira munsi y'urutara, ahubwo c'est le silence salvifique, umugabo uceceka ariko agacecekana ibanga ryo gukiza urugo rwe nka Yozefu mutagatifu. Ivanjiri y'uyu munsi yo iratubwira ko Yezu Kristo yavutse Imana ibinyujije kwa Yozefu, wa Yozefu ucecetse. Mu kuzirikana ku ncecetse ya Yozefu, son silence salvifique, reka tugendere ku nteruro ebyiri twazirikanye muri iyi vanjiri. Interuro ya mbere bati Yozefu umugabo we wari intungane kandi utashaka kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Amen. En secret vraiment. Yozefu akatwigisha kudataranga abandi ngo tubashyire hanze ku karubanda, ngo kibi kijya habona bakirore bose, kabane nubwo mugenzi wanjye nabanze amafuti ye yewe nanamufashe, bityo nkirinda kumuteza inyoni. Rwihishwa bishatse kuvuga gucecekana umugisha, kudashyira amabanga y'abandi hanze, amabanga y'urugo nkaba nashyira hanze. Uku guceceka kwa Yozefu kandi bizarinda Bikira Mariya protection yoye guseba, kandi ntaterwa amabuye nko mu muco w'Abayahudi bateraga abagore cyangwa abakobwa batwaye inda ku buryo budasobanutse. Nuko bituma umugambi w'Imana ukomeza, Yezu azavuke neza. Uwagira umugabo nka Yozefu, mw'abagore mwe, byibuze waba wanamuciye n'inyuma ukaba wanabimubwira agakubikira ibanga, ntahita ajya gusaba agatanya. Muri iyi ncecetse ya Yozefu turumva uburyo Imana itambukamo. Imana ntiba mu rusaku, Imana ikunda ahantu hatuje, ikagenda ihatambagira. Kwa Yozefu muri iyi silence Imana ikagorora imigambi yose Yozefu yafashe acecetse, Yozefu agakora mu ibanga. Nuko rero reka tujye kuri ya nteruro ya kabiri. Bagize bati Yozefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Amen. Gukora ugushaka kw'Imana, icyo Imana ishaka, uko Imana ntegetse. Uku nguku ntabwo ari ukurota nka za nzozi zacu, ahubwo c'est la disposition yo kumva Imana, uburyo mba nicaye ndi kumva Imana. Oraison, adoration, mu isengesho rya bucece ugaceceka ugategereza ibisubizo by'Imana, uzaha urugo rwawe mu minsi iri imbere, ukabasha kumva igisubizo uzatanga mu kizamini. Nguko kwa guceceka ukiherana n'Imana, atari uguceceka uri gucura imigambi mibisha no gucura ibitutsi, ahubwo kwiherana n'Imana, gusenga. N'igihe ndyamye mwumva ko n'Imana yamvugiramo nk'uko yavugiye muri Yozefu. Hari umurongo mwiza ushimishije muri uru rugo, ordre, urugo rw'i Nazareti, kandi uyu murongo mwiza uratangaje. Yezu aravuga cyane mu mavanjiri ko tujya tubyumva, Bikira Mariya akavuga gake, noneho Yozefu we nta na rimwe avuga. Hari uwakeka ko ari akarengane nk'aba abagore bahawe ijambo, noneho ngo abagabo babo ntibakivuga mu rugo, bamwe babaye ibishegabo. Oya, ahubwo iyi silence ya Yozefu ni silence nyine yo gusenga, ni ugutwereka ko ari ukubererekera umukiza. Umukiza akaba ari ugaragara, Mesiya Yezu Kristo, ko ari we nyine ugomba kugarukaho cyane, kuri kumucunguza agatambuka iwanjye akavuga, kuko Yezu nyine niwe uhatse byose, niwe jambo nyakuri w'Imana. Iyi silence rero Yozefu ni ikiza, nireka umukiro ugatambuka. Ngo umunsi umwe iyo ngiye nyine mu ijuru, ngo Petero yigeze asigira Yozefu urufunguzo rw'ijuru, kurya umuyobozi wibashye ashobora kuba adahari, akaza kugira undi yizeye asigira urufunguzo rwo hari ibiryo. Urufunguzo rwo hari ibiryo babyeyi, cyangwa umuyobozi akaba yarutwara kuko ntawe yizeye aho nyine. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma, nuko Yozefu kuko yari umubaji, ngo abona akaryango ari gato kubinjiraga mu ijuru, nuko ahita afata rwa rukero rwe ahita akuraho urugi. Nuko abantu benshi barinjira ku buryo bw'agatangaza, barinjira ye. Petero ahindukiye agarutse abwira Yozefu ati subizaho urwo rugi nkubwire. Yozefu aramwumvira n'ubuhanga bwe nyine nk'umubaji, yongera asubizaho rwa rugi. Nuko Petero n'amahane menshi
ngo aramubwira ati ibintu ni bibiri Yozefu, urasohoka mu ijuru cyangwa ngende isohokemo. Joseph silencieux kile, Yozefu nyine ntacyo avuze, yewe nta n'uwasezeye, ngo arasohoka ageze ku muryango, ariko hagati aho muribuka ukuntu yakundaga Bikira Mariya, nuko aramugobeza. Ubwo byumvikane ko icyo gihe nyine nta telefone zabagaho ngo ashobore kumuhamagara cyangwa aba yamucatinga. Nuko Bikira Mariya akibona iyo sinyale uko bamukobeje, arasohoka nawe. Ageze ku muryango abona Yozefu ari gusohoka mu ijuru. Nuko Bikira Mariya muri ako kanya ahita ahamagara Yezu ati so aravuze ngo tugende. Yezu nawe araza. Ubwo nk'uko badasigana bose ko ari batatu bahagara ku muryango w'ijuru, Yozefu imbere, Bikira Mariya ahita ajya inyuma, Yezu ubwo abagiye hagati biteguye kugenda. Ngo nuko Petero abonye uwo murongo w'inyabutatu agahinda karamwica, kuko yabonaga nyine bagiye gusohoka mu ijuru. Nuko Petero arapfukama asaba imbabazi ati aucun ciel sans Jésus, ngo nta juru ritagira Yesu. Amen. Kuko nyine usabye imbabazi arazihabwa. Nuko nyuma y'izo mbabazi Petero ahawe, bose uko ari batatu ngo basubira mu ijuru. Ubu Yozefu, Bikira Mariya na Yezu baganje mu ijuru. Amen, amen. Mbega triumvirate nziza, inyabutatu nziza idasigana. Aha, ibi gatwigisha ko kuba Yozefu acecetse bitamubuza gukiza isi, bitamubuza kutuvuganira, bitamubuza kudusabira amanywa n'ijoro. Benshi bagatambuka bajya mu ijuru kubera Yozefu agakomeza kurengera abantu, kubarinda. Yozefu murinzi wacu, murinzi wa kiliziya, murinzi w'isi yose, murinzi w'urugo rwacu. Kuba Yozefu ntaho mwumva ari kwitakibirwa, ari kwitakuma, ntibimubuza gufungura ijuru, abantu benshi bagatambuka. Par son intercession. Namwe murabyumva nk'abantu muzi neza babanye neza, nta kimwe yakwima undi, nta kimwe kinga undi. Ntacyo Yozefu yasaba Bikira Mariya ngo akimwime, ntacyo Bikira Mariya yasaba Yezu ngo akimwime. Bose barumvira umwe ku wundi. Nguko kuvuganirwa na Yozefu buri munsi ntabwo ari ngombwa kumva gusubije ngo abe yahagarara ati Yozefu ndavuze nk'umunyamategeko, nk'aba bagabo bategeka ingo zabo bakazitegekeshana igitugu, bagategeka abagore, bagategeka abana babo bakabakura umutima. Ahubwo Yozefu ucecetse, acecetse atari ubucucu, ahubwo ari ugucengerwa n'amabanga y'Imana, akadusabira ubutitsa acecetse. Ngurwo rwa rugo ijuru rito, aho umugabo guceceka kwe aba ari gusengera urugo, asabira urugo rwe. Guceceka k'umugabo bikaba ari amahoro, umutuzo mu rugo rwe, ihumure mu rugo, ibisubizo mu rugo. Uko nta juru ritagira Yezu, umugani wa Petero, ni nako urugo rubahe ku muguruko, mu nduru, muri zagari bombori, amakimbirane, amatiku, guca inyuma, kubeshya, gusahura mu nduru, gusinda, gutaha amajoro sinakubwira. Urwo rugo wasanga Yozefu yararusohotsemo. Bikira Mariya akamukurikira. Wagize se ngo Yezu we azasigara? So aravuze ngo tugende. Wapi uzabaze. Yezu ntiyasigara aho ngaho. Ngurwo urugo rw'umuriro. Akayanshinga verbe mourir, twatondagura mu nzagihe mu Gifaransa tuti n'umuriro. N'umuriro nyine, n'umuriro babyeyi. Yezu yavuye mu rugo rwanjye n'umuriro. Twapfa tuzapfa. Yezu yatari wanjye n'umuriro. N'umuriro nyine. Yezu umwana w'Imana, ndakwingize ngo ntugasohoke mu rugo rwanjye. Yozefu mutagatifu, udusabire buri munsi. Tugutuye by'umwihariko ingo nyinshi zubakiye ku muguruko, ku manegeka muri iyi minsi. Zango zakugumishije ku rugi zishaka kugusora mu rugo iwabo. Yozefu dusabire, car aucun ciel sans Jésus. Nta juru ryaburamo Yezu. Amen. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Mbaye mbasijya ko karirimbo karimbwa na korali ya Paruwase Mibirizi, Yozefu umugabo wa Mariya, udusabire. Yozefu umugabo wa Mariya,